guys, murakaza neza kuri Life Media. Uyu munsi nabazaniye agafilme ka siyanse keza kitwa What Happened to Monday cyangwa se byagendekeye gute Monday. Ibihe byiza kandi keep enjoying. Igihe kimwe cy'ahazaza, ubushyuhe ndetse n'ubwiyongere bw'abaturage byakomeje guteza isi ibyago byinshi cyane. Bitewe n'ubuke bw'ibiribwa, hakozwe ibimera bishya kugira ngo bihaze abari batuye isi icyo gihe. Ariko ibyo bimera byatumye abantu bazajya babyara cyane, bityo ubwinshi bw'abaturage bikomeza kuba ikibazo. Nk'igisubizo, hashyizweho itegeko ryo kubyara umwana umwe n'ikigo cyiswe CAB cyari gishinzwe kubika abana batateganyijwe. Buri muryango wemerewe kugira umwana umwe gusa, mu gihe abandi batari barateganyijwe bashyirwaga mu cyiswe cryosleep. Yari tekinoloji ihambaye cyane ituma abana batapanzwe basinzirizwa maze bakazakangurwa igihe ikibazo cy'ibiribwa cyakemutse. Umubyeyi muto Karen yapfuye akibyara impanga zirindwi z'abakobwa, ariko sogokuru wabo ntiyifuzaga gukurikiza itegeko. Abifashijwemo n'umuganga, yagumanye impanga zose uko ari zirindwi, arangije azita amazina akurikije iminsi y'icyumweru, bivuze kuva Monday kugeza kuri Sunday. Abigisha kwitwara kimwe mu gihe babaga bari hanze, abemerera kujya basohoka gusa ku munsi w'amazina yabo. Mu gihe habayeho umukwabo utiteguwe, yabatoje ko bazajya bahanahana amakuru, akarikoderwa mu dukomo twabo tw'ikoranabuhanga kugira ngo bose bajye bibuka ibintu bimwe kandi bisa. Ibintu byose byagenze neza uretse umunsi umwe bakiri bato, ubwo Thursday yacitse iwabo arangije akomereka ku rutoki ubwo yakinaga n'abandi bana. Sogokuru wabo byamusabye ko icyo gikomere agishyira ku bavandimwe be bose, arangije bose abakomeretsa ku rutoki rwabo rw'agahera kugira ngo bose base. Ariko kuva icyo gihe bose nta n'umwe wongeye kwica amabwiriza nubwo bababajwe n'icyo gihano yabahaye. Nyuma y'imyaka 30, sogokuru wabo yaje gupfa, maze abavandimwe uko ari barindwi basigara babana mu nzu imwe ariko banafite umwirondoro umwe hanze, nuko bakajya barambirwa ntibanishimire situwasiyo barimo. Rimwe haje kubaho amananiza ubwo Monday yari gutanga presentation ashaka guhanganira promosiyo y'umwanya muri banki, nuko abandi bagoma imuhira bamutegereje n'inkuru nziza, ariko baza kurakazwa nuko atigeze agaruka kandi agakomo ke k'ikoranabuhanga ntikerekanaga amerekezo ye ya nyayo. Umunsi wakurikiyeho, Tuesday yagiye muri banki, ariko yumvaga adatekanye kubera amakuru atigeze ahabwa na Monday. Tuesday yasanze Monday yarazamuye mu ntera, ariko akabona uwo bari bahanganye amureba nabi. Yakomeje gucukumbura, nuko asanga Monday yaraje gutongana n'uwo bari bahanganiye umwanya mu kabari ka Kaitsiye. Ariko mbere y'uko agira ibindi ageraho, yahagaritswe ndetse anafungwa n'aba agents ba CAB, nuko bamushyikiriza Cayman wari uhagarariye CAB akaba n'umukandida muri Parliament. Cayman yabwiye Tuesday ko azi ibye n'abavandimwe be, maze ahita ategeka aba agents ba CAB kurimbura umuryango wose. Bakoresheje ijisho bakuye muri Tuesday, aba agents ba CAB babashije kwinjira mu nzu y'abavandimwe, ariko bahise bababona. Bamwe bihisha mu cyumba cy'ibanga, nubwo aba agents babashije kubona inzira ibageza mu cyumba cy'ibanga. Byabaye bibi ubwo Thursday yashatse kwirwanaho akoresheje intwaro sogokuru wabo yari yarabasigiye, ariko nayo ntiyayibona, maze ashaka ubundi buryo, nuko arwanya aba agents agerageza gutabara abavandimwe be. Kubw'amahirwe make, Sunday yapfiriye muri uwo murwano. Nyuma yo kwihanagura amarira yose, baje gusanga ko ijisho ryakoreshejwe babinjira ari irya Tuesday, maze nawe bakeka ko yapfuye. Bakibona ko ibintu atari shyashya, bahisemo kwirwanaho. Ku rundi ruhande, babuze aba agents bohereje, uwungirije Cayman yashatse gushyira abavandimwe kuri sisiteme y'abashakishwa, ariko ahagarikwa na Cayman ushaka guturisha ibibazo maze akabikemura mu ibanga kugira ngo bitangiza kwiyamamaza kwe muri Parliament. Bamaze gukeka ko bari bahanganye, Wednesday yagiye kumureba atiyoberanyije, maze kubw'amahirwe make amubwira gusa ko Karen cyangwa se Monday yahawe promosiyo mu ngurane z'amafaranga yohereje Cayman. Ataramubwira ibindi byinshi kuri iyo deal y'ibanga, yahise araswa ndetse yicwa na mudahushwa wa CAB, maze abandi ba agents bahita binjira mu nzu ngo bafate Wednesday.
Wednesday yagerageje kurwanya abinjira maze umwe amuca urutoki kugira ngo afungure imbunda, arasa abandi bose arabarwanya, ariko abamuhigaga bari benshi. Yabonye akanya gato ko kohereza mesaje abavandimwe be ya diri y'ibanga Monday yari yaragiranye na Karen. Yasohotse mu nyubako ayobowe n'abavandimwe be maze asimbuka hejuru cyane kuri etaje, nuko yiruka mu mvura y'amasasu bamurasaga. Nuko abavandimwe barekeye kumuyobora ko bari barogowe n'umusore wagaragaye kuri kamera ari gushakisha Monday. Baketse ko umusore yateretanaga n'umwe mu mpanga. Saturday yemera misiyo yo kujyana n'uwo musore kugira ngo bakore iperereza ryimbitse, yitwaje agakoresho k'ikoranabuhanga kari bubafashe kwinjirira seriveri ya CAB. Nuko abandi bakomeza kuyobora Wednesday wari uri guhigwa. Wednesday yayobowe ku nyubako hejuru, maze ubwo yageragezaga gusimbuka ajya ku yindi yahise araswa mu kurwana no kwifata uko ashoboye kose, ariko birangira arashwe mu mutwe. Nuko ibyo birangiraho, maze hano ibye birangira gutyo. Ku rundi ruhande, Saturday yajyanye n'umusore mu rugo rwe, maze ku ifoto yari iri ku gikuta yahise abona ko umwe mu mpanga yateretanaga n'uwo musore. Saturday wari isugi yigeze sheri w'uwo musore ariwe Monday, maze birangira banaryamye. Nyuma Saturday yahuje agakoresho ke n'abavandimwe be, maze bituma babasha kwinjirira CAB. Abavandimwe bari bari mu rugo baje kuvumbura diri y'ibanga hagati ya Monday na Cayman. Bahise babona video bakeka ko ari Monday wari ufunzwe muri CAB. Nyuma yo kuryamana n'uwo musore, Saturday yaje kumenya ko ari Monday wateretanaga n'uwo musore. Nyuma y'uko uwo musore agiye ku kazi, aba agents bamennye urugi rw'inzu ye, maze Saturday bahita bamurasa isasu ryo mu mutwe imbere y'amaso y'abavandimwe be kuri kamera. Mu gihe bakibibona nabo aho bari bari mu rugo bahise batakwa na squad ya CAB. Thursday na Friday bagombaga guhunga maze bagakiza ubuzima bwabo. Amaze kwita abona ko atarokoka ari wenyine, Friday yasubiye mu nzu atega igisasa akoresheje gaze, maze yitangira Thursday aturikana na squad yose y'abari baje kubahiga, maze afasha Thursday gucika ngo ajye gukiza Monday wari ufunze. Umusore akibibona ku makuru ko umukunzi we yishwe yarababaye cyane. Nuko nyuma aza kwatakwa na Thursday mu modoka, nibwo uwo musore yahise amenya iby'inkuru yabo yose. Nuko Thursday nawe amenya ko uwo musore atabagambaniye, maze bahuza imbaraga ngo batabare Monday bakekaga ko afunzwe. Thursday yigize Friday wari wapfuye, maze bifashijwemo n'uwo musore amugeza mu kigo mu ishashi y'abapfuye, maze yinjizwa mu cyumba aho yakamiye mu ibanga umwana watwitswe paka ahindutse ivu. Muri sisiteme babeshyaga ngo ni cryosleep yo gusinziriza abana. Nyuma yo kurwanya ikipe y'umutekano, baje gusanga umukobwa wari ufunze yari Tuesday yarakuwemo ijisho rimwe. Ntibari bazi ko Monday wa nyawe wari uri gusinya deal yo gushyigikira kampeni ya Cayman ari we wagambaniye abavandimwe be bose, ashaka ko yagira umwirondoro we wenyine. Tuesday wari wafunguwe yabonye uburyo yinjira mu cyumba cy'amashusho ashaka kugaragaza video Thursday yari yafashe ubwo batwikaga akana gatoya. Thursday yihinduye Monday nuko yinjira mu kirori cyari cyateguwe na Cayman. Muri icyo gihe yaje no guhura na Monday wa nyawe mu bwiherero, maze Thursday atangira kumushinja ubugambanyi. Nyuma y'umurwano no gutongana, Thursday yarashe Monday atabishaka. Nyuma yo kwita ku bashinzwe umutekano bo mu cyumba cy'amashusho, Tuesday n'umukunzi wa Monday bashyizeho video y'umwana watwikwaga berekana ko leta yari yarababeshye. Cayman byamushyize mu bwoba bwinshi ndetse no muri shoke, nuko ashaka kwibarira kuri Thursday wari wigize Monday. Abari bari aho batunguwe no kubona Monday wari wakomeretse aje mu ruhame yatunze imbunda Thursday. Aba agents ba CAB bagize ngo agiye kwica Cayman, nuko bahita bamurasa byihuse, maze biteza akaduruvayo mu bari bari aho. Muri ako kaduruvayo, Monday yaje kubona uko abwira Thursday ko nawe atwite impanga ebyiri kandi ko atifuza ko CAB yazitwara zitaravuka mbere y'uko apfa. Nyuma y'ibyabaye byose, sisiteme yo kubika abana yaje gukurwaho, nuko Cayman nawe akatirwa urwo gupfa. Abari barihishe ndetse n'abana babo bongeye kuza mu ruhame ahagaragara, nuko
nuko bishimira akazuba. N'impanga za Monday zaratabawe maze zikurira mu ngobyi y'inkorano ya tekinoloji. Nyuma abavandimwe babiri bari basigaye nabo bashatse amazina yabo ku giti cyabo, bashaka n'uburyo bwo kubaho bwabo bwite. Iyi ya Life Media Movie Review. Murakoze. Bye.